se ubundi bahita bajya no gushaka amanota nyuma mu musozi wa Kinigi uri kuri kategori ya gatatu, ubundi baze kugaruka bace ku bitaro binjire basoza etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda. ko akeneye kureba ko yakongera amanota. Riderman muri sprint bamuretse ariko ayikora wenyine. Riderman atereka amahirwe cyasanga ntamukurikiye. Riderman niwe mukinnyi kugeza ubu ngubu wambaye umwambaro w'abaterera bazamuka, ariko kandi ku munsi w'ejo umwambaro wa sprint akaba yarawukuyemo. Iyo mpamvu ari gushaka kongera amanota. Ngabo rero bazamuka ariya breakaway izamutse kuri stade. Urumva ko breakaway yagiye. Breakaway isa nkaho yihitsemo kubataka kugira ngo ijye gushaka umunota ya Kinigi. Bagiye gushaka Kinigi bazamuka reka mbabwire ko mwegera hafi ya televiziyo izajya kubera ko ibintu byakomeye. Ngiro rero igaritse bahita bakata icyo bita U-turn kugira ngo bahite bekeza hariya. Iyo muri benshi ibihe biragabanuka babiri bakase bihuta. Reka turebe rero abasiganwa bakaba bahise bakata, ubu bagarutse noneho muri sanse bavuyemo, ariko noneho bahita bajya gushaka Kinigi. Ibirometero 25 bya nyuma bya etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda. Ngubu buryo rero mu kanya gato duhaye Mike amaze kwegukana amanota ya sprint imwe rukumbi dufite muri etape ya gatandatu uyu munsi hano mu karere ka Musanze. Ubona ko rwose Rossi yamubwiye ati byikorere, ati byikorere. Ngabo rero abahungu bakaba bagiye gushaka rero ikizamuka cya Kinigi ni kilometero 3 zo kuzamuka. Kugeza ubu rero Katisi afite amanota 60 mu gihe cy'abamukurikiye afite 70, 65, gutyo kumanuka. Aho rero abahungu nabo peloto rero ngiyo turifite nayo yatangiye kuzamuka ijya mu Kinigi, aho bagiye gushaka ubona ko barimo barigera stade Kinigi rero ni bagiye guca hamwe kuri paruwasi ya Musanze neza hari imbere gato. ariko uburyo paruwasi uzizi hanze gusa ku muryango imbere shwi wagira ngo ndumugarukiramana. harya umugarukiramana n'uba yaragiye nkawe ukajya ku ntebe ya penitensiya. Oya ntago bisaba shatse ubwo umuntu yagiye ntaba yarahindutse. Oya penitensiya ni ukujya kwicuza ibyaha kandi ntabwo nanjye nibyo mvuga. Oya umugarukiramana we iyo wagiye ufite ibyaha byinshi waritaje Imana. Rossi ndetse na ko ibisanzwe rwose abaturage ibi nibyo bituma nyine umuntu ugiye rero ahangaha tuba turanyura ku kigo cya polisi na stade, ubundi tuze dufata umuhanda ujya mu Kinigi ku ruhande rw'ibumoso. ni drone igurukijwe nande na Gabriel uruhande rw'ibumoso muri kona ni ikigo kinini cya Musanze. tuvuye ku kigo kinini cy'Ihuye, cy'Rusizi, icy'Urubavu, tugeze ku cy'Umusanze, ariko twanaciye ku mpuzamahanga ya Bugesera. Byo rero abasiganwa bagiye kuzamuka gato bahita basiga umuhanda ujya Uganda, bafata umuhanda ujya mu Kinigi. Bahita bafata umuhanda ujya mu Kinigi. Byo rero peloto yacu imusanze. Yewe reka nkubwire ubuyobozi bwa RBA buzicaza abahungu bakire barisha babatema akantu ntago bagorana cyane. Ngabo rero aha mureba reba iyi ni igice, iyi ntago umujyi wa Musanze, iyi ni santere hirya gato ya Musanze kuko umujyi twamaze kuwusiga. aho ukomeje wa muhanda hari amana amakamyo kubona ko amakamyo avuye rwose gatuza abaturage kandi azanye ibicuruzwa muri Uganda ndetse natwara ibijya hari izindi parts imbere zijyanye ibicuruzwa muri Uganda. Aha rero tugiye mu Kinigi, iyo ukomeje no muhanda imbere gato uca kuri santere y'umukino w'amagare. Kugeza ubu wabonye bahise bakata bajya kuri santere bana hari n'icyapa kivuga giti zikamwa amadovize. Nibyo izo bavuga ni ingagi bavuga nazo ni ibirunga. Rero ni ibirunga bikuriwe n'ikirunga cya Karisimbi ari nacyo kirekire. Rero Karisimbi iryo zina rikaba ryaravuye Kayishema, byavuye ko buriya niba bavuze ngo igota amasimbi baba bavuga urubura. Iyo n'ubu n'izuba rishobora kurasa ryarasa hariya ugahita ubona kuri Karisimbi, hejuru kuri Karisimbi kubera ko ari ndende ndetse n'ubukonje bwayo hari hajyayo urubura. Urwo rubura rero iyo izuba rikubiseho rihita rishashagirana, niyo bavuze bati Karisimbi, kuvuga ngo ni umusozi ufite amasimbi. Karisimbi rero ikaba ifite uburebure bwa metero 4507. hanyuma kandi nicyo kirunga kinini dufite mu Rwanda. Mu bindi birunga biri hariya hakurya mureba hariyo ikirunga cya Bisoke, kikaba gifite uburebure bwa metero 3710
na kimwe ari kikaba nacyo rero- gikorerwaho hiking yego kikaba gifite oya na karisimbi barayihayikinga bajya bajyayo Ubwo- ariko ikigufi uwa n'ibisoke Karisimbi wari umwemeza nshuti kikaba gifite ikiyaga hejuru cyavutse nyuma y'iruka ry'iki kirunga abantu barabizi ko ibirunga bijya biruka cyane ko ibyacu byarasinziriye ariko ubwo rero bisoke yarukaga Yego. nibwo yahise ikereya hariya hejuru irema iki ikiyaga icyo bita lac de Prater hariya hejuru rwose hariyo amazi ariko ariya mazi harakonje arashyushye Ubwo niba Musanze ikonja ubwo ayo mazi bimeze bite hanyuma kandi hariyo ikirunga cya sabyinyo Sabyinyo Yaho. impamvu babyumva ni uko ni ikirunga gifite hejuru yacyo abantu baza kukibona tukajya ku mashusho Yeah. kimeze nk'igifite amenyo Yeah. cyangwa se ibice ubundi ngo ni amasongero ameze asa neza nk'amenyo ku buryo nk'amenyo hakaba rero ikindi kirunga kindi kizwi cyane cyitwa gahinga Muhabura na muhabura uriya Muhabura avuga ko ngo yatangaga icyerekezo kuko buriya ibi Muhabura na Karisimbi numva kimwe n'ikirunga n'urugero numva sinzi imwe muri ibi iyo uri ingoma uba uri kukireba noneho ba bavandimwe twavugaga hasi hariya mbona muhabura bafitanye amateka tumwe twinjiraga mu madiviziyo rero ntabwo bizi se cyane bafitanye amateka akomeye cyane na muhabura none uyu munsi urabona umwana aravuga ati igiye ku myaka yanjye 18 sinajya mu ubundi mbeho hari abahungu bo muri Muhabura n'abahungu bo muri Nyungwe abo bubahwe bubawe cyane nibagiye hari ahantu hari izina ribagira ryaho mu biki hagana hariya mu birunga hari ahantu harimo niba navuga ngo ni ikigo cya gisirikare niko nabyita hazwi cyane harakonja bizwi ariko habaye abasirikare ari no kugira ngo abantu babyumve iyo bababwira ngo muryame musinzire kuko hari abandi bantu baba bari aho biteguye kuba batanga niyo bavuga kwitangira abo muri bo aho muri mugatuza kandi ubuzima bugakomeza neza nibyo kilometero 62 widuhaye Losi yamusize ya cyane uko navuga ko iyo bigeze ahangaha imbaraga zikaba zimaze kuba nkeya abo kwatakana iki cyo tugezemo rero iyo mirimo mubona ni imirima y'ibirayi usanga hano umuntu afite mwe n'umusaza mukambwira ati izi hegitari 14 ko ngiye gusarura zakuzanira iki ndavuga ati nagafuka kandi nturuhare Cyane. ubu bivuze gato kave cyangwa se aho nabwiye ngo unzanire agafuka azana 3 sikunde curuza kilometero 20 za nyuma kilometero 20 za nyuma tugiye kubona peloto ijya ku muhigo peloto kugeza ubu iyobowe na NSN mu gihe kandi Losi we ari wenyine Losi yamaze kwataka aka gace ko kuzamuka karimo utudodani duto ari nabwo mpamvu muza kubona peloto cyangwa se drapeau jaune bagenda bwira ariko mugahisemo ko ubu ni umwanya wo kugenda bongera akadanse yawe dushimira cyane ubwo Lucky uri kudufasha kuri drone kuko kugeza ubu peloto gifite uko tubishaka peloto rero kugeza ubona ko abahungu bari kuyageza kugira ngo bagabanye gap mu kanya gatuze kundebera byanze kuze gap iraza kuba igaye kuko tugeze mu kilometero 20 za nyuma turimo turazamuka kilometero 3 tujya ku Musanze nitugera hafi yo ku Kinigi mu Kinigi turasiga wa muhanda uzamuka bajya kwita izina dukate undi muhanda deviation igenda ikadutungutsa hariya hafi ya Université Ines ubwo aho ngaho tuba tugurutse mu karere ka Musanze mu mujyi wa Musanze ni intera ntoya cyane bityo niba ushaka gutsinda i Musanze twagiye mu Kinigi nibyo niba bashaka gutsinda niba bagomba kuza Karisimbi urumva bisoke abantu barayihikinga umunsi umwe bakagerayo bakanagaruka ariko Karisimbi bisaba amanywa 2 n'ijoro rimwe ubwo mbese ni iminsi 3 bize ko urara mu kirunga cyane kirunga bahise banatujyanayo bahise batujyana mu kaji kaji iyi ngiyi ni ntabwo ibisoke bisoke niba ni ukeza amenyo yararinganiye cyane ahubwo ko mbona ari munini cyane ubu si Karisimbi uburyo oya Karisimbi ntabwo ifite biriya bice Karisimbi izamuka rimwe igenda yonyine yego kuko Karisimbi iba mu bice Karisimbi iba mu bice ngiyo mu bicu rwose iri ni ishyamba rero ubundi kera twagatuzi ngo ifashe ku ijuru umunsi wabihakanutse keretse wagezeyo ngizo ingagi nababwiraga mu kanya zizana amadovize rwo gusigasira cyangwa se kubungabunga parike y'ibirunga habayeho gufasha abaturiye parike kumva ko ntabwo izi nyamaswa ari izo gukorera guhiga nta bintu bya ba rushimusi za rushimusi ikirimo amafaranga yinjira agaruka akajya muri kominote gufasha abaturiye parike z'ibirunga ari niyo mpamvu buri mwaka mu Rwanda habaho igikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi
nibyo cyane ko ubundi ngo ku isi hose hari ingagi z'inyamabere zirenga 1000 kandi zimwe muri izi zikaba ziri mu mashyamba ya Musanze aho nyine muri parike y'Ibirunga. Hanyuma kandi mu Rwanda kugeza ubu hari ingagi zigera hafi hagati ya 300 na 350. Ingagi zinjiza amadevize ku Rwanda kuko imibare iheruka gukorwa mu mwaka wa 2024-2025 ubukerarugendo bwo gusura ingagi bwazamutseho 27%. ngaho rero turi mu kibaya cy'Ibirunga. Yes, and that is the Volcano National Park that we are watching right now. The Volcano National Park is a paradise inhabited of the steppe slopes of the magnificent Virunga Ranges, a home of endangered mountain gorillas, a park where lies heart of the center of Africa. That is some of the activities that are done in the volcano. Is one of the African most visited destination for gorilla trekking safari, but at the same time Rwanda's Volcano National Park protects some of the most unique biological, ecological and the same time cherished landscapes in Africa. So you can see different mountains, Mountain Karisimbi, Mountain Savinho and also Mountain Gahinga and others. That's one of the most visited places in Rwanda. If you really want to know about the gorillas, if you want to visit the gorillas, that's the place to be. Rero ni Losi n'ubundi ukomeje kugenda ari wenyine wamaze gusiga bagenzi be mu gihe uwiduhaye we yamaze gufatwa na peloton. Abasiganwa bageze kuri centre ya UCI y'Musanze. Peloton. Mise nibuka Peloton. Uyu muhungu nawe Derosi we amaze kurengaho gato. Gusa cyafite kuzamuka ko ntagaragera hahana ari buze gukatira. Aho kugeraho gukatira haracyazamuka. Losi Pedro niyo wisigana. Joao Pedro niwe uyoboye kugeza ubu amasegonda 50 kilometero 65 nizo abasiganwa amaze gusiganwa. Mumve ko turi muri kilometero za nyuma kuko uyu munsi bafite intera kilometero 84 akaba rero ari kilometero nke rwose zisigaye kugira ngo bagere aho bagomba gusoreza. Mu bizamuka umuntu arimenya akarere ka Musanze ni umujyi wa Musanze kuko akarere ni Kagari. Ibisenge byose n'umutuku. Umujyi wa Musanze cyane barayafite pe. Amadovize arinjira ariko ibirayi rwose tubashimira kubera byiza muduha ariko ngo bikagira ngo amakarite bigira ifiriti idasanzwe. Rero ni Losi Joao Pedro wagiye wenyine akaba yamaze gusigamo bagenzi be amasegonda agera kuri 50. Losi Joao Pedro n'ubundi ukiyoboye. Losi Joao Pedro rero akaba akinira ikipe ya Localiza. Joao Pedro Losi wavutse tariki ya 2 ukwezi kwa 10 muri 1999. Afite imyaka 26 y'amavuko, witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda. Mu bwa mbere yo yitabiriye Tour du Rwanda, hanyuma mu busanzwe akaba amenyerewe gukina Classement General cyane ko muri Vuelta a San Juan ari mu ikipe y'igihugu yasoje ari ku mwanya wa 4. Isiganwa ryabaye kuva ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere kujya ku itariki ya mbere ukwezi kwa 2 uyu mwaka turimo. Bivuze ko yaje muri Tour du Rwanda n'ubundi avuye muri Vuelta a San Juan. Hanyuma rero muri